niga segonderi n'abasengera muri ADPR. Mu by'ukuri reka dutangire dusenga dushimira Imana uburyo yabanye natwe, yaraturinze. Murabizi turi abakobwa, muri iki gihe tugezemo n'igihe kigoye, n'igihe kiruhije abagenzi, mu by'ukuri n'igihe cyugarije isi. Mu by'ukuri murabizi uko abakobwa bari kwitwara muri iyi minsi, ariko turashimira Imana ko yabanye natwe, turashimira Imana ko yaturinze. Mu by'ukuri rero reka dusenge dushimira Imana. Uri Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko wabanye natwe, turagushimiye kuri Imana ishobora byose, turagushimiye kuri Imana igira neza. Nukuri Uwiteka izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Turagushimiye ko waturinze, turagushimiye ko wabanye natwe. Nukuri Uwiteka y'imiryango itabaye, aho inshuti zitabaye, aho abavandimwe batabaye, mwami murengezi warahabaye. Nukuri Uwiteka izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Mwami Uwiteka turagushimiye amasaha nkaya, tugushimiye nyinga wera kuduha uburinzi, turagushimiye databuja izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Amasaha nkaya databuja nyemera cyane kugira ngo urukire kubana natwe, nyemera databuja ibyo tugiye kuvuga ntaba ari twe, ahubwo urukire kubana natwe. Reka Uwiteka amagambo yawe tugiye kumva hembura imitima iboshye, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rifite ububasha ndetse n'ubushobozi. Turakwinginze cyane kugira ngo urukire kubana natwe. Twamaganye ibyishyira hejuru ku buzima bwacu, turatwitse kandi turazinze mu izina rya Yesu. Uwera wa Isiraheli rero nyemera cyane kugira ngo databuja urinde ubwoko bwawe. Mwami Uwiteka nkweretse databuja abadukurikirana kuri Blessing TV, nyemera databuja kugira ngo tugirire neza, nyemera databuja kugira ngo Uwiteka ubuhamya tugiye gutanga, iri jambo ryawe databuja ryaturutse mu kanwa kawe kugira ngo ribashe guhembura imitima ya buri wese. Nyemera databuja kugira ngo tugirire neza, nyemera murengeze databuja kugira ngo urukire kubana natwe. Mwami rero urakoze kuko wumvise gusenga, tubisabye twizeye mu izina ryera kandi rikomeye, mu izina rya Yesu, amen. Mu by'ukuri rero turabashimiye cyane ko mwatwemereye mukaba mwemeye kuba mudukurikiye ahangaha. Mu by'ukuri ndumva twaganira ku ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana mfite ni ijambo riri muri Matayo 6:3 haranditse ngo ahubwo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo nibwo ibindi byose byo muzabyongererwa. Mu by'ukuri abantu b'iki gihe baruhije n'amafaranga, abantu b'iki gihe baruhijwe n'icyubahiro, ariko ijambo ryatubwiye ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo nibwo ibindi byose muzabyongererwa. Mu by'ukuri nushaka amafaranga udakiranuka nta kintu bizakumarira. Mu by'ukuri nushaka ubutunzi udakiranuka nta kintu bizagera bikumarira. Mu by'ukuri nushaka umugabo cyangwa se umusore mu by'ukuri mwakundana udafite gushaka Kristo nta kintu bizigera bikumarira. Mu by'ukuri ndakwinginze rero bene data kugira ngo ushaka ubw'Imana, ushaka ubwami bw'Imana ndetse no gukiranuka, kuko ari bw'ibindi byose muzabyongerwa. Irindi jambo ryarambwiye muri Yobu 28:28 ngo ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mu by'ukuri rero twubaha Uwiteka mu byo dukora byose. Mbese kuki ubasha kubaha umuntu ugukoresha? Mbese kuki ubasha kubaha akazi ukora ariko ntiwubaha Uwiteka? Byaba bikumarira iki? Ijambo ryatubwiye ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Igikurikiye numara kubaha Uwiteka uve mu byaha kuko uzaba uri murajijuka. Nuva mu byaha uzaba uri gutera indi ntambwe yo kuba wakegera hejuru. Nubaha Uwiteka hari byinshi uzabona, nubaha Uwiteka hari imigisha myinshi cyane uzabona, ariko kutubaha Uwiteka bitera imivumo. Mu by'ukuri rero ndumva nabifuriza kuba mwakubaha Uwiteka. Irindi jambo riri mu migani ibice 3 umurongo wa 23, ijambo ryarambwiye ryo mu migani ngo
ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Irindi jambo ryo mu migani riravuga ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, ngo kuko ariho iby'ubugingo bisarurwa. Nyemerera mu by'ukuri kugira ngo urinde umutima wawe nuwurinda ikibi uzaba urimo urubaka ubugingo bwawe. Nurinda umutima wawe ikibi hari byinshi uzaba wikurura imigisha myinshi. Mu by'ukuri turinde imitima yacu. Ngo kandi hari indi jambo ryanjeho rirambwira ryo mu byahishuwe riravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngoroye buri wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Mu by'ukuri niba uri umusambanyi, mu by'ukuri uraje ugororerwe inyungu z'ubusambanyi. Niba uri umukristo wera imbuto, mu by'ukuri niba ukora ibyo Imana ishaka uraje ugororerwe. Mu by'ukuri rero urebe, wisuzume urebe, ese ndimo ndakora ibintu bizanzanira inyungu? Ese ndimo ndakora ibintu bizatuma mbona ubugingo? Ese ndimo ndakora ibintu bizatuma ndimbuka? Cyangwa mu by'ukuri dukwiye kwisuzuma kandi tugahinduka. Ikindi kandi tumara guhinduka twerere imbuto abantu. Mu by'ukuri kuko namenye neza yuko hari abantu Imana yagushyiriyeho kugira ngo bakizwe. Mu by'ukuri abo bantu nibaramuka badakijijwe kubera wowe wanze kwihana ndetse no gukizwa, mu by'ukuri uzacirwa urubanza. Amen. Haleluya. Mu by'ukuri nutera imbuto ngo ukore iby'Imana ishaka, uraje ugiye kubona ishyano. Uraje uzabona ishyano kubera yuko wananiwe gukora iby'Imana ishaka. Imana yaturemeye guhimbaza Imana. Mu by'ukuri mbese uzahimbaza Imana uri mu busambanyi? Uzahimbaza Imana uri mu bujura? Uzahimbaza Imana uri gutera inda abakobwa b'abandi? Uzahimbaza Imana uri mu buhehesi? Mu by'ukuri nta kintu byabikumariye habe n'ikintu kimwe. Mu by'ukuri mureke duhimbaza Imana, dukora imirimo myiza, mureke twere imbuto zikwiriye abihanye. Murakoze, ndabashimiye.